Right, ni Uwazisi TV1 aho muri kumwe na JJ Mumera umuhungu cyane. Urabona rero ahantu turi mu ahantu bahita mu Byimana. Yitwa mu Byimana. Umudugudu wa Byimana. Wa Byimana ni mu kare gace kugira ngo abantu wenda bari nko mu mujyi wa Kigali cyangwa batukuriye bari hanze bamenya ahantu turi kuganira. No kuvuga ngo uvuye Gikondo uza gutya ku isoko ry'amakara ukamanuka hasi ukahita uzamuka gakeya ugahita ugera mu mudugudu wa Byimana. Ni muri Gikondo. Reka tuganire hari ibintu wari umbwira ngo ikibazo wagize ngo ukeneye ubuvugizi ikibazo wagize ariko reka tuganire nawe baguhe ku gasosi Mucoma wa muntu hano mu gikoni nyamuneka muhe agasosi ngo karimo inyama ariko mu yugutwi iyo ndara hanyuma ngatubwire ngo baraguhiye ijigo nawe baguha amenyo hanyuma ngatubwire ngo byagenze bite Karame uwe nyine ne ufite ugutwi cyangwa ufite nindi naguze inyama njya cyangwa iroka kandi kameze nk'agacucagurika nta kibazo bagwikotereki ako kankwatire ya niko ajya ubundi witwa nitwa nyina Nsabimana Brigitte witwa nyina Nsabimana Brigitte ukanshyirira gahore nyine nyina Nsabimana Brigitte zenga tubwire ngo ikibazo uhuye nacyo ni iki kibazo ukamushyiraho gahore ngo umukatira nuko gutwi kibazo nahuye nacyo muzanire hano tuganira agasomaho gake gake kibazo nahuye nacyo uyu mudugudu ngumazemo imyaka 6 n'amezi 8 giye kwa Kabuga inshuro enye muri myaka 6 n'amezi 8 ugiye kwa Kabuga inshuro enye yego ariko ntago hajya utakoze amakosa kwa Kabuga ubundi bakunze kwajyana inzererezi oya iyo banjanye none bakangezayo bahita bavuga ngo ongerwa ugaruke bahita bongera kukurekura yego kuvuga ngo mwangirira ubuvugizi bwo kuba ntajya mfungwa kandi ibyangombwa mba mbifite none se baraza bakata bagufata bati barafata nta kintu bakubwiye ubwo nyine bagufata mu nzererezi biterwa n'ahantu baba bagusanze n'ibyo muba murimo oya nose amakuru twumvishe ngo gukora umwuga wo kwicuruza ntago nkora umwuga wo kwicuruza ahubwo nabikora kubera amaburakindi nuvuga ngo ubikora kubera amaburakindi ya bose turaza ko nawe utangiye kuducanga tubuzayo ducira nayo tumira ntago nkora umwuga wo kwicuruza ahubwo mbikora kubera amaburakindi ese ubwo bufata ku gasosi ndabona bagukatiye kwa gutwi bagukase buretse bihore mani birashyushye iyo bakanze kameza ndabasura nyine buretse bihore mani iyo nari ndangije irashyushye murekera rega barakakuzanya kamaze guhora bamwihore urumva turimo turumva ahangaha amakuru nguri gushaka kuyimana kandi hari umuntu uri buyaduhe papa yitwegera ariko nta ngwino umusaza ubundi ngwino dufashe amakuru hano urayazi amagambo byari zifite zombi gutya ngwino ntacyo ngwino byeri barayiguha moto yanjye iyo yitwaye banemera kuvuga ntibyibuza yitwaye wenda azayigaruka nuko muko babivuze ariko ndi wowe icara hano ko mbona umeze nka bihobe icara hano amakuru ngo arimo kutwima we ngo urayafite bimeze bite duha amakuru ari hano abanze bame byeri yanjye mbanze mwereka uburyo ki nguhereza we untwara ibyanjye ni ukuvuga ngo najya gutwara ibyawe bigenda gute ndagufatira nta kibazo bijya bigenda bite bame byeri yanjye abone ku buryo mba nyimuhereza kandi ayifata akagira ngo hawe oya muzanire byeri niba sana byeri hano muzanire byeri gutubwira ariko tube tukogeye kibaha amakuru neza reke kubeshya tubwire bigenda bite ngewe ubundi ngewe namuterese neza amaneza kubeshyira abanyerondo ntuzababeshyire bagufata kubera ko watinze gutaha urumva ko batakubeshye bagufata kubera ko watinze gutaha bagusanga mu rugo bari bagusanga mu rugo bakagufata bakajya kugufunga ibyo ngibyo ntabwo bijya bibaho bagufatira hehe izo nshuro zose umaze gufungwa tubwiye ko ari inshuro 8 hari inshuro enye bagusanga he muri karitsiye he bagusanga iwawe bakagufata umugabo mba namutaye nagiye uyu ni umugabo wawe unakubera iki cyangwa n'umwe mu bakiriya bawe
ntabwo ari umwe mu bakiriya banjye ni umugabo wanjye nibyo na ntumbeshyere ahore untakubera iki niba ndi umugabo wawe tubwire uba wabuze iki wabuze iki mu rugo kudasubiza ntacyo mba nabuze ariko nawe uragenda ukajya hirya nkamenya aho wagiye kirazira mba namenya aho wagiye nta soni uramenya umugabo nkanjye umugabo nkawe wowe ntabwo naguta ahubwo wowe uranta mutangiye kudutumurira rero mutangiye no kuducanga abo bantu ya byeri bari baretse kuyizana manze mutubwire uyu ni umugore n'umugabo mwebwe muri aho ngaho byeri baretse kuyizana uyu ni umugore n'umugabo mutubwire abantu bari inyuma nibyo muje kubeshya abanyarwanda kuki wumva ko iyo byeri bayisubiza tukeneye ko muduha amakuru y'impamo mutubwize ukuri byeri muzinywa ariko ubundi ikintu cya mbere kigomba kuba kinateretse nicyo kibindi wemeye kandi mutangiye kutubeshya ntabwo mbeshya mumeze nk'abanyamitwe ngo muze tuteke twigire i Kigali budori iwacu barashaje nta n'ifaranga bafite budori iwacu muze tuteke twigire i Kigali muzi ko muri abanyamitwe muze wabonye ko ari abanyamitwe budori iwacu barashaje nta n'ifaranga ariko mwagiye muvugisha ukuri ngo budori hamani sadara muca amafaranga yiruke geki budori iwacu barashaje sheri ndagukunze ndagucyuye muze tuteke twigire i Kigali dore igihe mwawuteke batangiye kubavumbura muze twabavumbuye icara ahangaha muze neza bayira yanjye niba yahoze ukurikije ukuntu abantu bameze ubabona ngiye ukuntu myanya mbabona bitujyanira mikoro dore ukuntu mbabona ariko ubundi neza bayira yanjye wa mukobwa kuki muteka imitwe nawe wa musaza ukomeze nk'abanyamitwe ubundi mujye muvugisha ukuri uyu mumama nkimubona nimubona ahantu ntabwo ari umugore wawe vugisha ukuri ariko nawe uteka imitwe wa musaza ari umutwe n'umutekamutwe nawe wa mugore we vugisha ukuri ntabwo ari umugabo wawe uyu ni umugabo wawe mwese waryamanye n'umuntu wabaye umugore we yewe windeba yego oya windeba reba uriya mugabo wawe witwa umugabo wawe wabonye muze ariko uyu mugore arimo aravuga ko nawe ngo mwaryamanye reka kuvuze ngo ni waryamanye n'umuntu ndavuze ngo waryamanye n'umuntu ntabwo aba ari umugabo wawe nagushokoje abantu bose muryamana ubwo bose ni abagabo bawe ntabwo ari benshi umaze kuryamana nk'abantu muri iyo myaka itandatu ni nka babiri kandi abaturage bari kutubwira ko ukora umwuga wo kwicuruza ni nka magana abiri muhereza agasosi agasome gakomeza tubeshya ariko akanyinyira nyine nta kundi yigishyira amakuru mbese ko n'agasenduma uzanaseka kandi tuzanarirayo niko se wa mugabo wowe gahunda yo guteka imitwe ubwo uyifashe gute ngewe naje gusanga guteka imitwe atari byiza none ko urimo urayiteka ntacyo twuturinete n'utwanjye icyo nemeye ni kimwe wemeye iki ni ukudateka umutwe nawe se kuje ukadutekera umutwe ukatubwira ukuntu ari umugore wawe bigenze bite yarabizi ni icyaka kikuriye uravuga ati reka nteke imitwe ntabwo ari icyaka kuko ngomba kwihagira none se kuki watubeshyaga ngo ntabwo nakubeshya kandi abaturage bakunyumuje abaturage batuye arabizi ni ukuvuga ngo ujye umugura nawe umwe mu bakiriya nawe umwe mu bakiriya mbuzemo agasenda pa umwe mu bakiriya be reka utamumenaho ibiryo utangiye kumenaho amasosi kukumenaho ibisosi wenda nawe ujye umugura ntabwo umugura ngiye n'uwanjye umugabo ngo umuhera ubuntu ariko akamenya ko ngomba kurya ubusaho bwakiriye guha iposho yangahe nari ntegereje ko ayanzanira ngo ndebe ko yampa icyo kurya rero dore ukuntu ibintu tubyanzuye abaturage batubwiye ko muri abatekamutwe muri kutubeshya muzehe yabavumbuye kandi muzehe arabazi nawe atuye aha
ikibazo watugejejeho wowe tubwira ko bajya bagufunga twaje gusanga ko batagusanga mu rugo ngo bagufunge bakujyane kwa Kabuga ahubwo bagusanga mu muhanda nyine warengeje amasaha bagusanga mu muhanda uri muri umugabo ntiyishyura inzu nkarara hanze umugabo ntago aba yishyura inzu bagufata waraye hanze umugabo yanze kwishyura inzu hanyuma bakajya kugucumbikira nyine kwa Kabuga se bakuraza hanze ndaryama bakama amavuta bya bintu byafashe n'intera reka tubashimire mwakomeje kubana natwe byari byose namwe muzikuriramo kuri twebwe byaducanze mu kinyarwanda cyiza twabuze ayo ducira nayo tumirwa reka dushimire wowe wahisemo gukurikira Uwazize TV 1 na Jay Mubera